aka kanya buri munyumva waravutse byibura mbere y'umwaka w'ibihumbi 2000 nshobora kuvuga ngo bambuwa igisura cyangwa igicunshu ugahita wumva iyo miti neza ikintu yavuraga icyo gihe. Gusa iyi miti koko yavuraga indwara nyinshi zitandukanye, gusa kw'iki gihe ntabwo iyo miti waba ukiyibona, uyikoresheje bashobora kukwita umusazi. Kw'iki gihe haje nko bita Coatem. Uyu muti nta numwe utazi ikintu uvura. Uyu muti uvura malaria, gusa siko byahoze mbere y'iki gihe, kuko iyi miti yose yavuraga nayo malaria kandi gakira neza nk'uko ukira kw'iki gihe. Gusa koko sibyo nshatse kuvuga, nshobora kukubwira ati kubera icyo ujya kwa muganga bakakubwira tugomba kunywa uyu muti wa malaria wariye wahaze cyane. Kubera iki se iyo umaze kunywa Coatem wari urwaye malaria bujya waremba kurusha uko wari umeze? Cyangwa se ahubwo kubera iki mu bihugu byo hanze nk'Uburayi cyangwa za Amerika, kubera iki umurwayi urwaye indwara bamuha ibinini bingana na 6 gusa, aho mu Rwanda bashobora kuguha ibinini bishyika muri 12? Ibi byaba bifitanye he isano n'ingaruka mbi umuntu ashobora kugira mu gihe akoresheje imiti? Kandi se waba uzi uburyo iyi miti ari mibi ku buzima bwacu, biba bibi kurusha uko mbere twakoreshaga iyo miti gakondo? Nge ndi Honore, ikiganiro cy'uMENYABYIMBITSE nkushimira kubukurikira. Iki ni igice cya 3 cy'amateka avuga ku miti ndetse n'ubuvuzi bw'iki gihe ndetse n'inkomoko yabwo aho bwahereye kera. Niba iki cyegeranyo aricyo wumvishe cyonyine, igice cya mbere n'icya kabiri cy'ibi byegeranyo birahari byose. Ikiganiro cy'uMENYABYIMBITSE nkushimira kubukurikira. Niba ngaho ubwa mbere uhageze ntugenda kuri subscribe, gusa niyo utayikora usabwa gusangiza abandi bagenzi bawe, kuko ubumenyi ntukabugire ubwawe wenyine. Kandi wanatubwira ati ni byiza cyangwa ni bibi, ibyo ukabikora muri komenti cyangwa se ukatwereka ko iyi video wanayikunze. Katuze tuvuge uburyo umuti wabayeho, tuvuge uburyo uyu muti wabaye igitangaza, ndetse tuvuge uburyo uyu muti utangaje kuwumva ndetse n'uburyo ukoramo, ndetse n'ingaruka mbi ushobora kufite ku buzima bwacu, ibi bishobora gutwara ubuzima bwa benshi. Iki si igitangaza mvuze ngo mu mwaka wa 1968 mbere yuko yashyizwe ku isi, uyu muti wari usanzwe ubaho kandi waratangiye gukorwa. Gusa mu Rwanda n'ibingibi birenze ntabwo ushobora kuba warashyitse mbere y'umwaka wa 1900. Gusa ibi byatangiye mu mwaka wa 1967 mu gihe cya reviziyo y'ubuhinzi ndetse n'ubumenyi mu Bushinwa. Icyo gihe malaria yari ikibazo gikomeye cyane, aho abasirikare ndetse n'abaturage bari barwaye ku bwinshi. Gusa kandi iyi miti yari isanzwe ikoreshwa nka chloroquine yari itangiye gutsindwa. Gusa leta y'Ubushinwa yasize itangiza mu mushinga udasanzwe witwaga Project 523. Uyu mushinga nta kindi wari ugamije, kwari ugushaka umuti mushya ushobora kurwanya iyi ndwara ya malaria. Gusa muri uwo muti umushinga havukiyemo izina rikomeye cyane bita Tuyuyu. Uyu ni umugore ndetse yari n'umushakashatsi mu by'imiti gakondo, atangira gukora ubushakashatsi ku bihingwa. Iki gihingwa cyari gifite ubushobozi bwo kuba cyakica udukoko tubasha kuba twatera malaria. Gusa nyuma y'ibyo bigeragezo byinshi nibwo yavumbuye ikinyabutabire gikorera muri icyo kimera cyitwa artemisinin. Iki kinyabutabire ari nacyo cyabaye isoko y'imiti y'iki gihe ishingiye kuri artemisinin, harimo n'iyo kw'iki gihe turimo twita coartem. Kubwiye mvumbuzi y'uyu mugore bita Tuyuyu, nyuma yaje guhabwa igihembo cyitiriwe Nobel mu buvuzi mu mwaka wa 2015. Gusa nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kuvumbura artemisinin nk'uko twabivuze, hakurikiyeho itsinda ry'abashakashatsi bashaka uko uyu muti wakoranwa n'indi miti kugira ngo ukore neza kurushaho, ubashe guhashya malaria yari bazengereje ku icyo gihe. Muri bo harimo bita Zuyingik ndetse n'undi bitaga Dings Ningi ndetse n'undi baje kwita Longxiandeng. Aba bose bakoze ku ihuriro rya Timeta, ishami rya artemisinin rikora vuba cyane, hamwe n'uwo bitaga lumefantrine. Indi miti mara igihe kirekire mu mubiri. Iyi miti yose baje kuyihuza, kombinasiyo yombi yaje kwitwa Coatem. Ubwo kombinasiyo yaturutse ku kinyabutabire twavuze artemisinin ndetse n'ikindi baje kuvumbura nyuma bakise
lumefantrine. Ibi baraza kubihuza neza bibyara uyu muti ku iki gihe ariwo twita coartem. Ibi bivuze yuko ari combination bise izina ngo artemisinin. Mu buryo bworoshye artemita yica vuba udukoko twa plasmodium falciparum, akariko gakoko gatwarwa na wa mubutuzi bita anopheles, kakagenda mu mubiri w'umuntu kakabasha kuba katera indwara ntigaruke burundu. Ibishatse kuvuga yuko umwe ukora vuba undi ugafata igihe kirekire kugira ngo urangize neza urugamba rwo mu maraso rwatewe n'utwo dukoko. Gusa nyuma y'icyo gihe cyose, nyuma y'aho ubushakashatsi bwo mu Bushinwa bumaze kugaragaza ko uwo muti ukora neza, ibyo byaje gutuma mu mwaka wa 1999 ikigo cy'Abasuwisi cyitwa Novartis cyahawe uburenganzira bwo kuwukurikizwa ndetse ku rwego mpuzamahanga bukawukwirakwiza hose. Coatem yabayeho umuti ukoreshwa ku isi yose, kandi mu mwaka wa 2004 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byemeje ko ari fixed dose ACT ya mbere. Ni ukuvuga yuko kombinasiyo y'imiti ibiri yashyizwe mu gipimo kimwe gihoraho ngo twabivuze lumefantrine ndetse na artemisinin. Ibi ngibi byaje kuvuga yuko uyu ari wo muti ndetse urenze ubasha kuvura indwara ya malaria, nta wundi wawusimbura. Uwo ni umunsi wahinduye amateka y'ubuvuzi ku isi, kuko Coatem yaje gukiza ubuzima bw'amamiliyoni menshi z'abantu, cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Gusa ku icyo gihe uko Coatem ikora ni ibintu byiza cyane kandi byoroshye kubisobanura. Ikozwe mu bice bibiri: artemita igira ingufu nyinshi kandi ikora vuba cyane mu kurimbura udukoko dutera malaria mu maraso, kandi nanone nk'uko twavuze ikindi bahuje bita lumefantrine yimara igihe kirekire mu mubiri w'umuntu kugira ngo ibi isibe neza neza ibisigaye byose no kwirinda malaria, kugira ngo kugaruka kwayo bizasaba igihe kirekire. Gusa bivugwa yuko ngo ariyo mpamvu uyu muti udatangwa nka rimwe gusa cyangwa udatangwa muri doze imwe, ahubwo ngo ariyo mpamvu uyu muti utangwa muri doze 6 zingana n'iminsi 3, kandi ngo ni ngombwa cyane kuwufata hamwe n'ibiryo bifite amavuta, kuko iyo ufashwe ufite amavuta mu mubiri umuti ukwirakwira neza kandi ugakora neza cyane. Ibyo ni ingenzi cyane, kandi ngo ni amabanga bose babibutsa abarwayi buri gihe kugira ngo bayakurikize. Gusa nanone ibi ngibi bivuga yuko ngo umubyeyi waba utwite cyangwa se waba ugisama atemere kunywa imiti ngo ishobora kugenda ikangiza ubuzima bw'umwana atwite. Gusa ikigaragara mu iyi minsi, yaba mu bitaro byinshi biri mu Rwanda ndetse na Afurika yose, uyu ni wo muti w'ingenzi, kandi no ku isi hose uyu ni wo muti w'ingenzi ushobora kuba ukoreshwa havurwa iyi ndwara ya malaria yazengereje ubuzima bwa benshi. Nkuko nababwiye rero, nge ndi Honore. Ikiganiro nk'iki MENYABYIMBITSE mbashimira kwa mugikurikira. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka igice cy'iki kiganiro cya 4 nacyo waza kucyumva. Icyo usabwa ni ukudakura urushinge kwicano. We buri gihe ujye uhora uza kureba kandi urebe video kugera irangiye, nibwo ubasha kumva koko inyungu nyazo zo kuba wakanzeho hano hantu. Subscribe yawe ntuyisige, comment wanatubwira ati ni byiza cyangwa ni bibi. Ngenda bakunda cyane, nitwa Honore. Ndaza kugaruka mbabwira kuri cya gitabo bita Can of Medicine. Niba uhereye ku gice cya mbere cy'iki cyegeranyo ucyumva, icyo gitabo nakivuze nicyo gitabo kikeshwa ubuvuzi bw'iki gihe cyanditsemo ayo mateka yose, byanditswe n'umugabo wo mu myaka 100 mbere y'uko Yesu Kristo ashyika ku isi. Ariko n'iki gikabikurikizwa ni buhanga ki yari afite cyangwa ni muntu ki watumye ibyo byose biba? Nge ndi Honore, ikiganiro cyo nakibabwiye. Ciao. Mu bitaro byinshi biri mu Rwanda ndetse na Afurika yose, uyu ni wo muti w'ingenzi, kandi no ku isi hose uyu ni wo muti w'ingenzi ushobora kuba ukoreshwa havurwa iyi ndwara ya malaria yazengereje ubuzima bwa benshi. Nkuko nababwiye rero, nge ndi Honore. Ikiganiro nk'iki MENYABYIMBITSE mbashimira kwa mugikurikira. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka igice cy'iki kiganiro cya 4 nacyo waza kucyumva. Icyo usabwa ni ukudakura urushinge kwicano. We buri gihe ujye uhora uza kureba kandi urebe video kugera irangiye, nibwo ubasha kumva koko inyungu nyazo zo kuba wakanzeho hano hantu. Subscribe yawe ntuyisige, comment wanatubwira ati ni byiza cyangwa ni bibi.